Ninawasalimia sana wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Ndabasuje cyane abakunzi b'amasomo yangu ya Kiswahili. Tunaendelea na somo lipya. Turakomeje ni somo rishya. Leo tuna somo kuhusu kifungu. Uyu munsi dufite isomo ku mwandiko. No mwandiko tugiye kurebera hamwe ariko dufite uburyo turi buze kwandika hasi muri comment nkuko tubimenyereye no mu yandi masomo yagiye atambuka cyangwa se nk'imugani, hanyuma tukandika hasi muri comment musamiyati amagambo mashya agendanye n'uwo mwandiko. Noneho rero umwandiko w'umunsi nawe uraryoshye, uragira uti akupendaye ni yule akwambaye. Ariko tutarakomeza ndashimira abantu bose bamaze gukora subscribe, hanyuma n'abatarayikora nawe muyikore mukomeza kudushyigikira, mukomeza kureba amavideo yacu kandi mukomeza no kuyaha ku bagenzi banyu kugira nabo bayarebe. Turakomeza n'amasomo n'ubundi nk'ibisanzwe n'ayandi yo twandika ku kibonayo tuzayakomeza. Twagiye reka turebe. Akupendaye ni yule akwambaye. Ugukunda ni uriya ukubwira. Mashaka alikuwa mwana wa tajiri Buheri. Mashaka yari umwana w'umukire Buheri. Huyu alikuwa tajiri akipendwa sana na jamaa na watu wake. Uyu nguyu yari umukire ukundwa n'abantu b'ingeri zitandukanye. Lakini Mashaka hakumchukua baba hata kidogo. Ariko Mashaka ntiyigeze amukurikiza habe na gake. Alikuwa na ujeuri ambao ulipita kiasi na malingo ambayo hayana maana. Ngo yari umwirasi ndetse ngakagira n'utuntu tudafite agaciro utwo yikoza guko. Ni kweli kabisa kuwa moto hauzai moto. Ko burya koko ni ukuri ngo ko umuriro utabyara umuriro. Umuriro ubyara iki? Ubyara ivu. Mwanzoni Mashaka alijenga jumba la fahari. Ngo bugitangira Mashaka yubatse inzu ntoya kazu gato. Baada ya miaka kadhaa akakataa kulipanua jumba hilo. Nyuma y'igihe runaka ashaka kwagura iyo nzu. Kwa bahati nzuri ama mbaya, kubw'amahirwe make cyangwa se meza, kubw'amahirwe cyangwa se kubw'umwako, riko twabivuga neza. Karibu na jumba hilo kulikuwa na shamba la Harumani ambaye alikuwa hana mbele wala nyuma. Ngo hafi n'iyo nzu hariho umurima w'umuntu witwaga Harumani utarufite imbere n'inyuma. Yari umutindi, yari umukene cyane. Okay. Mashaka alimutaka Harumani amuzie hilo shamba lake. Hanyuma Mashaka ashaka kumugurira uwo murima. Harumani akakataa katakata. Hanyuma Harumani arabyanga. Nikikuuzia shamba hili langu mimi nitakuwa mgeni wa nani? Ese ninkugurisha umurima wanjye nge nzajya kubahi? Nzaba umushyitsi wande? Nzaba wande? Babu na baba walituhusia tusiliuze shamba hili ambalo ndilo chanzo cha maisha yetu, alisema Harumani kwa masikitiko huku machozi yakitiririka. Gese nitugurisha sogokuru na papa batugira inama yuko tutagomba kuzagurisha uyu murima kuko niryo tangiriro ry'ubuzima bwacu. Hanyuma yabivuze ababaye kandi n'amarira ashonga atemba ashoka. Mimi sibabahishwe na machozi ya mamba, nje simbabajwe n'amarira y'ingona. Umekataa kuniuzia kwa bei uitakayo, uanze kungurisha ku giciro ushaka, basi mimi nitalichukua kwa bei ya bure bilashi na hakuna litakalo kuwa. Mashaka alisema kwa hasira. Wanze kungurisha ku giciro ushaka, ngo noneho ngenda wutwarira ku busa. Ku giciro cy'ubuza bei ya bure bilashi. Ni nka yamugaye kara wutwarira ubuntu. Hanyuma ngo nta nikiri buze gukurikiraho. Amubwira n'uburakari. Harumani akawa nawaza akiwazua. Harumani alibaza buri cyo gukora. Shamba hili letu la miaka na mikaka leo napokunywa kwa kuwa mimi ni mtu hoye hoye. Yibazaga ukuntu uwo murima w'imyaka n'imyaniko ushobora kugiye kumuca myanya y'intoki. Hayidhuru ajyo bimbwiye Mungu yuko Imana irahari.
Nitamshtaki Mashaka kwa ami yake, Harumani alisema huku akiyapangusa machozi yake. Ngo ndamuregera umushuti we. Harumani yabivugaga n'amarira, afite n'amarira. Harumani akaenda kwa ami yake Mashaka na kumweleza kinagaubaga yote yaliyotokea. Hanyuma Harumani aragenda ajya ku nshuti ya Mashaka amubwira ibyabaye byose. Nitawezaje kuitatua balaa na belua hii? Mashaka ese ndabasha gukemura ibi ndabigenza nte? Uwo mucuti we yaribaza ati ibi noneho byavutse ndabigira nte, ndarikemura bite, ndabikemura nte? Mashaka ni mtu ambaye haambiki hasemeki. Mashaka ni umuntu utabwirwa kandi udatumva. Lakini dhuluma hii sitaiacha kuendelea. Ami akasema moyoni mwake, ariko ibi bintu sinatuma biguma uko nago natuma bikomeza. Sinatuma bikomeza nubwo Mashaka tumva, ariko sinatuma bikomeza. Basi siku moja Ami akamuzuru Mashaka na kumusihi. Hanyuma umunsi umwe inshuti ya Mashaka aramusura amugira inama. Mashaka mwanangu, Mashaka mwana wanjye, dhuluma ni kitendo ambacho hakipendezi. Ubu twavuga nk'ubuki, ubuhuguzi. Ubuhuguzi ni igikorwa kidashimishije. Babako marehemu alikuwa akipendwa na watu wote kwa sababu alikuwa akiwahurumia na kuwasaidia walipomwendea na shida zao. Ngiso yari umuntu ukundwa n'abantu bose kubera ko yagiriraga impuhwe kandi agafasha abazaga bamugana bafite ibibazo. Wewe haipendezi kuwaonea na kuwanyanyasa majirani zako. Ngo wowe ntabwo bishimishije kubarenganya no kubarenganya abaturanyi bawe. Wewe watoka kwenye mlango mzuri. Wowe waturutse ahantu heza. Yavutse ku mubyeyi w'imfura. Tafadhali usijipake matope. Ndakwinginze wikwisiga ibyondo. Mashaka alirudi nyuma baada ya kuyasikia hayo aliyoambiwa. Hanyuma Mashaka asubira nyuma yo kubwirwa ibyo yarabwiwe. Akamshukuru sana ami yake kwa kumuzindua. Hanyuma ashimira inshuti ye kumukebura. Kisha akasema moyoni mwake, hanyuma aravuga mu mutima we, tumefundishwa kuwa kupendaye ni yule akwambiaye. Ngo twigishijwe yuko ugukunda ari uriya ukubwira. Wapenzi wa masomo yangu, huyu ndio mwisho wa somo letu la leo. Kunzo masomo yanjye, iyo niyo mpera isomo ryacu ry'uyu munsi. Bakunze amasomo yacu, murumva ko byagendekeye Mashaka. Mashaka wari warabyaye n'umukire Buheri wagiraga neza, ariko wagashaka kugira nabi, gusa akaza kugira akubwirwa amakosa ye noneho akayakemura. Aha rero natwe hari isomo ridusigiye uyu mwandiko. Noneho nkabibutsa ko iyo tunasoma umwandiko kiba kigamijwe cyane gusoma nibyo, ariko no kureba inyungura amagambo arizo twita musamiyati. Hasi mujye muhita muri comment mpita nzandikamo zigeneye n'uyu mwandiko. Noneho bikadufasha kugenda tumenya ayo magambo. Abantu mugomba kuba mwigira hano, mugomba kumenya ayo magambo, arabafasha kuko buriya hariho n'andi masomo menshi twagiye twigisha, gutondagura nk'inshinga, gukora interuro. Byose mwajyaho mujye muri soma amasomo yacu musubiremo mwifashisha n'aya magambo mashya tugenda twandika. Mbibutse gukora subscribe, mujye mukora subscribe. Hanyuma n'abayikoze ndabashimira. Mukore na share, musangize amasomo yacu inshuti zanyu. Nukuri muri abagaciro, ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Asante sana, kwa heri.